heza none nongeye kubaha ikaze kuri YouTube channel yacu. Ndabashimiye cyane kuko mwakomeje kugaragaza ko mugikunze kwiga Ikidage kandi ni byiza. Muri rino somo kugira ngo dutangire dukorera hamwe amavideo ariko agenda asobanura amasomo agendanye n'igitabo abanyeshuri benshi bakunda gukoresha cyitwa mention, kubera ko icyo gitabo ni nacyo n'ubundi rusange abantu biga Ikidage bakoresha. Ndagira ngo rero turebere hamwe uburyo ushobora kukigiramo neza ukaba wabasha gutsinda ibizamini byose kandi ku nshuro ya mbere. Ibyo bintu birashoboka rwose. Muri rino somo rero tugiye guhera kuri A1 igice cya mbere. Ni ukuvuga ngo bino bitabo birimo ibice bibiri, buri level igifite ibice bibiri. Aha ni A1, iki gitabo ni A1.1, ni ukuvuga ngo ni A1.1 cyangwa se igice cya mbere. Tuzarebera hamwe na A1.2 ari igice cya kabiri. Rero ikintu nshaka ko twiga muri rino somo ni ukwigira hamwe icyitwa vocabulaire. Vocabulaire aba agiye agira buri somo. Yego, ni ukuvuga ngo hari igitabo bita Kursbuch, icyo ni igitabo mukoresha mu ishuri muri kwigiramo bisanzwe. Hakaba n'ikindi gitabo cyitwa Arbeitsbuch, ni igitabo cya kirimo imikoro hanyuma n'amateste n'imyitozo ushobora gukora kugira ngo urebe ko isomo wize muri Kursbuch waryumvise neza. Rero haba hagiye harimo imyitozo myinshi itandukanye. Ndagira ngo twibande ku kintu cyitwa vocabulaire kubera ko nicyo gituma abantu benshi bashobora kuba batsindwa kubera kutamenya icyo ijambo risobanuye. Ni byiza rero kugira ngo tubyigire hamwe kandi tuzabishobora rwose. Ndagira ngo rero tujye ku isomo rya mbere turebe vocabulaire y'isomo rya mbere. Yego. Ni ukuvuga ngo muzagenda mubibona ku bitabo byose mugiye mufite. Icyitwa Lernwortschatz, ni ukuvuga ngo ni nk'inyungura amagambo mu Kinyarwanda. Muri kubona ko hano handitse rimwe, ni ukuvuga ngo ni Lektion 1 cyangwa se isomo rya mbere ryo muri Kursbuch. Rero izi ni inyungura amagambo cyangwa se vocabulaire umuntu warangije iryo somo agomba kuba azi nibura kugira ngo abe yabasha kumva buri kimwe cyose kigiwe muri iryo somo. Ni ingenzi cyane bino bintu. Haba muri Hören ubwo ni mu kumva, haba muri Schreiben mu kwandika, haba muri Sprechen mu kuvuga, aho hose ibyo ngibyo biba birimo rwose, biba byavuzwemo. Rero iyi ni inyungura amagambo ibikubiyemo ibyo bintu byose byumviswe muri iyo lektion. Yego. Wie heißen die Wörter in ihrer Sprache? Übersetzen Sie. Bari kukubaza ngo aya magambo yitwa gute mu rurimi rwawe kavukire. Kora translation cyangwa se yashyire mu rurimi rwawe kavukire. Nibyo rero tugiye kuzajya dukora kugira ngo ubashe kubyumva wowe uri kwiga Ikidage. Ushobora kwiga Ikidage mu by'ukuri utazi urundi rurimi ariko ukabishobora. Yego. Begrüßung und Abschied. Aha ni ugusuhuzanya no gusezerana. Hari amagambo akoreshwa y'Ikidage. Hallo ibisobanuye uraho cyangwa se muraho. Hari naho uzumva wakoresha Servus cyangwa se Grüß dich. Ayo yose ni amagambo ashobora gukoreshwa uri gusuhuza umuntu cyangwa se umusezera bitewe n'uburyo murimo mubikoresha. Guten Morgen ni insuzanyo ikoreshwa mu gitondo cyangwa se mwaramutse mu Kinyarwanda. Guten Tag umunsi mwiza. Iri jambo Guten Tag ni umunsi mwiza, ariko ushobora no kumva abandi bakoresheje Grüß Gott. Yego, nazo ni insuhuzanyo bisobanuye kimwe umunsi mwiza. Guten Abend umugoroba mwiza. Gute Nacht ijoro ryiza. Auf Wiedersehen tuzongere kubonana. Yego, ni ukuvuga ngo ni igihe nyine usezeye umuntu. Yego, mwari muri kumwe imbona nkubone nibwo ukoresha rino jambo Auf Wiedersehen. Tschüss nabyo ni ugusezeranaho, urabeho.
yego niko nabivuga mu Kinyarwanda, urabeho, cheers, cyangwa se zavos, cyangwa se baba. Ubu ni uburyo bwose bukoreshwa mu Kidage bitewe n'agace nyine. Ahangaha iyo twiga ni ukugira ngo ahantu hose uzumva rino jambo rikoreshejwe uzamenye icyo bavuze, kubera ko mu Budage bitewe n'uburyo ari igihugu kinini cyari gifite uduce dutandukanye, abantu bagiye badutuyemo bagiye bafite uburyo bavuga amagambo mu buryo butandukanye. Rero ni byiza ko byose ubimenya. Tuze ku yandi magambo cyangwa se ku yindi nyunguramagambo igendanye n'amazina. Name ni amazina. Ich heiße, iri ni ijambo. Ich heiße bisobanuye nitwa, cyangwa se ich bin nabyo ni kimwe, ndi. Yego mu Kinyarwanda ushobora kuvuga ngo ndi Eric cyangwa se nitwa Eric, byose ni kimwe. Rero ahangaha muri kubona ko hari utudomo dutatu gitawuzamo izina ryawe gusa. Wowe icyo ugomba kumenya ni ich heiße cyangwa se ich bin, hanyuma ugahita wuzuzamo iryo zina ryawe. Mein Name ist, izina ryanjye ni, ukarivuga. Das ist, uyu ni cyangwa iki ni, byose birashoboka. Yego, das ist ishobora gusobanura iki ni cyangwa se uyu ni. Wer, ninde cyangwa se inde. Wie, gute. Yego, personalien, ni ukuvuga ngo yego, personalien, aya ni amagambo agendanye n'abantu, yego yerekeye ku bantu. Frau bishatse gusobanura umugore. Yego, muri kubona tuno tujambo duhita turengaho twa di, deya, muraza kubona na hari das. Utu tujambo nitwo twita article. Yego, ni ukuvuga ngo article ni amagambo aba agaragaza ubwoko bw'ijambo. Yego, mu Kidage buri jambo ryose rifite igitsina. Ni ukuvuga ngo di ni akajambo kagaragaza ijambo ry'igitsina gore. Deya ni akajambo kagaragaza ijambo ry'igitsina gabo. Hanyuma das ikaba akajambo kagaragaza ijambo ritagira igitsina. Yego, hari ijambo ritagira igitsina cyangwa se riri neutral niko babivuga. Rero ni ukuvuga ngo Frau ni die Frau. Ni byiza ko wiga izina ariko na article yabyo icyarimwe kubera ko uzabikenera. Frau ni die Frau. Hanyuma rero kano kajambo mugenda mubona hano kagenda karengaho baba kwereka uburyo ijambo rihinduka iyo riri mu bwinshi. Frau bihinduka Frauen. Muri kubona ko hahita hiyongeraho na. Hell ni der Hell, ni ukuvuga ngo ni igitsina gabo bisobanuye bwana. Mu bwinshi ni die Herren. Ni ukuvuga ngo mugomba kubyitondera, ugomba kumenya niba ijambo riri mu bwinshi cyangwa se ari igitsina gore, kubera ko byose gender yabyo ni di. Ijambo ry'igitsina gabo riri mu bwinshi naryo rigira gender iri di, ubwo isa n'iy'igitsina gore. Ni ukuvuga ngo ibyo ni ibintu ugomba kumenya niba ijambo riri mu bwinshi cyangwa se ari igitsina gore. Yego, ubwo mu bwinshi turavuga ngo die Herren, der Name. Mu bwinshi ni die Namen, Vorname. Yego, ni der Vorname. Mu bwinshi ni die Vornamen. Familienname. Mu bwinshi ni die Familiennamen. Herkunft, rino jambo Herkunft risobanuye inkomoko mu Kinyarwanda. Rero aya ni amagambo akoreshwa mu bigendanye n'inkomoko ku muntu warangije kwiga rino somo rya mbere yumvise. Yego, woher biba bishatse kuvuga guturuka he. Woher, guturuka he cyangwa se kuva he. Kommen aus bisobanuye guturuka. Kommen aus, guturuka. Aus bisobanuye mu. Yego, mu. Yego, tuze hanyuma ku magambo yerekeranye n'ibihugu. Länder ni ibihugu, ni mu bwinshi. Länder. Mu buke ni das Land. Hanyuma mu bwinshi iyi a tuyishyiraho tuno tudomo tubiri. Yego, hanyuma tukongeraho e na ra inyuma. Yego, tukaza tuvuga Länder. Nibyo muri kubona ahangaha. Muri kubona ko kuri a dushyiraho tudomo tubiri hanyuma tugashyiraho e na ra inyuma.
mu bwinshi ni die Länder. Die Länder mu buke ni das Land, mu bwinshi ni die Länder. Deutschland. Deutschland ni igihugu cy'Ubudage. Yego, mu Kidage tuvuga Deutschland, nk'uko mu Kinyarwanda tuvuga Ubudage, cyangwa se mu Cyongereza tukavuga German. Yego. Österreich. Österreich nacyo ni ikindi gihugu cyitwa gutyo. Die Schweiz nacyo ni igihugu cyitwa Schweiz. Befinden. Befinden ni ukuvuga uburyo umerewe. Yego, imimerere y'umuntu. Urugero, wie geht's, umeze ute, cyangwa se amakuru. Sehr gut, neza cyane, cyangwa se byiza cyane. Gut, byiza. Es geht, biragenda. Aka ngaka ni akajambo umuntu akunze gukoresha mu gihe nk'iyo umuntu akwaje ngo amakuru, no mu Kinyarwanda turabigira. Kumva umuntu akubwiye ngo biragenda, mu by'ukuri uwo muntu ntabwo aba ameze neza cyane, ariko abakubwiye ngo biragenda. Yego, cyangwa se biraho, kuko tubivuga biraho. Rero ni ukuvuga ngo no mu Kidage bibaho, iyo umuntu bitameze neza ashobora kuvuga ngo es geht, biragenda, cyangwa se biraho. Nicht so gut. Nicht so gut, ntabwo bimeze neza. Weitere wichtige Wörter, andi magambo y'ingenzi. Das Alphabet, inyuguti. Das Alphabet, inyuguti. Mu bwinshi ni die Alphabete. Buchstabieren, iyi ni inshinga isobanura kuvuga ijambo mu nyuguti. Urugero, nimba umuntu yitwa Eric bakamubwira ngo buchstabieren, baba bamubwiye ngo iyo Eric ayivuge mu nyuguti. Ubwo uravuga E, R, I, K, E, ariko ukabivuga mu buryo bw'Ikidage. Ubwo uzabyiga niba uri kuri rino somo rya mbere, ntabwo uramenya inyuguti uburyo babisoma, ariko ubwo ubivuga mu Kidage. Gutyo mbivuze mu Kinyarwanda kugira ngo wumve icyo buchstabieren isobanuye. Auch iri ni ijambo tutagira mu Kinyarwanda, yego, ariko twabisanisha. Auch ni ijambo rikoreshwa uri kwisanisha n'ikindi kintu. Urugero, niba nkubwiye ngo meze neza, ushobora kumbwira ngo nawe umeze neza. Ni ukuvuga ngo ushobora kwifashisha ijambo auch. Urugero nk'aha ngaha, urugero nimba baje umuntu ngo wie geht's, ubwo wie geht's isobanuye umeze ute, agahita akubwira ngo sehr gut, meze neza. Yego, nawe ushobora kuhita uvuga ngo auch. Yego, ubwo umubwiye ngo nanjye meze neza. Yego. Danke, urakoze. Ya, yego, nein, oya, sehr, cyane, und, na. Iyi undi ni icyungo isobanuye na. Yego. Ndabashimiye cyane. Mukande subscribe hanyuma musangize inshuti zanyu zino video. Ni ukuvuga ngo turagenda turebera hamwe kuri buri lection amavokabulere ahari kugira ngo tubashe kuyamenya mu Kinyarwanda, hanyuma n'uburyo ushobora kuyakoresha mu buzima busanzwe. Tschüss, auf Wiedersehen.